ariko reka mubwire nubwo wishimye inkuru ngiye kukubwira irababaje uzi ko umugabo wawe ngiye kukubaza ikibazo kimwe gusa kimwe uragiye kumbwira iki umugabo wawe papa kare bitanyicira mu mutwe abantu biyicira mu mutwe yewe Marisha we ihangane ho gatoya ndari ngiye guhindura agapira igishati cyari kigize none reka nze guhindura rero kageze yego none se ugiye kwitegura utumenye n'ubwo ntamugonze se hagize iki ariko nawe ugabanya amagambo nkubwiye ubwo ufite inkuru aha mbamubwire umugabo w'iwanjye reka azatahe umusigaye mugihugu ko mumaze imyaka 10 bidafurwa ufite umwanda warakurenze ese madam mu nzira ubusa neza muri kwabibaza jewe omari aha ngaha no mu kubirwanya hamunde nigise aha none ukingurira abagabo bacyakoze abagabo ceceka ndacyakubwira ubwo mugarambira ati rero ngiye kuzamucika cyako ndi mu no nabyo oya ntabwo ndi kugukinira uzi impamvu se nuko nawe ubigiramo uruhare oya namenshi reka mubwire icyambere ngo ngira umwanda ngo kuvura imaze iki imaze imyaka 10 ikindi ati ngo agiye kwishakira mbese ibyo biri guhurira okay ntacyo nimba none wumva yuko ntageze ntari kukubwira ibintu nyaje reka uzategereze zawe ariko ndakubwiza ko none sisubira mugenzi wawe tumaze none bababure sibyo igikuvure cyambara imyaka 10 imyaka 10 urayumva kandi wamubwiye yuko utabasha kukimesa kako yabuze ibikomeye niyo naba nabishoboye kuko niyo mfite amafaranga n'imari niyo naba nabishoboye niyo naba nanake ubu nawe buri gihumbi nyine nkahereza umuntu ku muhanda akakimesa ariko reka mubwire abagabo b'iminsi yuko bamuzi wasanga buriya ajya ku mutware wanjye akamubeshyabeshya kugira ngo abone uko yigira mu nshoreke ugenzure neza none sinakwaye babona isubiro kuko ubutayi wowe waruzi n'ikibazo bafitanye ntabwo nzabakubwira soje kuntu kwa tumeze ariko tuntu bigafata umwanzu ukagenda ukaza kugaruka uko ari n'inshuti n'urambo bavuga ati mbwira umugendaga ubwo y'uburi ubwo nta tugikurura ariko kamwereko arashya ndaza gukora iperereza sasa rero ubwo ngubwo aba kana nagende nke kwe ntakikure sawa neka mugeze ngo kwirembo buzambwije Chome magara wa mutipe wanjye bose aho rero umuteri aho usuko nyinjiranye nyuma y'intuza y'urugi nagukingiranye gute se araso wowe nsize urabizi ko yanagiye ahantu none nsanga igipangu wagikinze niyo mpamvu mbona uci bikubona amabuye y'urukanga se ese ibyo igitangaza bose nk'ibyo ntabwo igitangaza ubwo mu rufunguzo nigende ndetse ntarwaye naguhaye barufunguzo yegana narutaye ejo bo nagiye kuvoma nahuriye n'umuntu kumugize nyine bangombwa yuko nyine nicara hasi urarwana mbega avuga ngo urarwana ariko njye ndwana abo nyarwana pe ahubwo boss wabinkoreza ese uri konde bo wanasohokeye n'ahantu nta kantu uri gukora iki se uri gukora iki ngiye gufura uri gufura imyenda yawe nazankwe akira yego boss yoherwe ariko ushaka uri kumwe n'icyane erukanga jya gabanya amagambo toka wowe seriveri seriveri banga bahaba seriveri Nyamuneka cyaka kimeze nabi ayo waje uzi gupfundura abona ubizi
ntiwuzuze cyane. Usanzwe ukora hano? Muryoherwe. None se ugaruka hano? Wese uranywa iki? Unywa fanta? Ntacyo uza kuyifata. Akoze. Ase byagenze bite kutaje ni ukubera iki? Awe na birantega ituma utaza. Sawa tebuka ari nguze ka kantu ukunda tugasangira. Sawa. Nese ha. Salama. Bite? Kana ari nzoga to nyire nzi ko kwirwanga. Uramamagaye. Utambitekereza. Hano warahame. Hano ikongo ni imfura. Stop. Ngewe ntagomba mbiriye mutari imfura mu kintu. Ntabwo bitese kubakana. Neza. Che. Reserve. Hala, museveri wangari. Kugiranga kugereho. Arabareka bakarya bagahaza bakagiranga kugereho neza rwose. Yari kugira musaba guteka. Nawe ukunda. Reserve. Nakaba gafashe. Karamu. Yarutari kunyeganyega ukanyagawe ndumva. Mogo enda gushika mukano. Karabyo tugiye gusoma. Yarabikaje kiba. Suwa. Ejo muri nageze sanga yaje umudamu wa bari kuganira ariko abaye nikoma ahaguruka muri y'agacu ari hagurukiye hejuru ngiye kugucecana cyase kawa kenshi je abo nta kibazo murabyikora yahagurukiye muri y'agacu ashaka kubasubiza ini ni umutsafu umugore w'iwanjye harimo umunsi bakaba bagusimbukiye n'abonye ashiko bwatira ndikanye n'uwawe ubwo nyine bafite icyo bokeje n'igishejuru tuzabibona kugira ngo ugendemo gakeya ibyangano n'undi amafaranga yadukuye ngo barakomeza umwanzuro wo kubisiga wafata indege wafata ubwato wafate ikibazo rega simbizi icyo uzakorera ikibazo nabonye umwanda w'ibyo wanagiye kubihangana uri uramutse usenye umugore wawe yavuga ko mu nama ugira ba mwana ahubwo hari umwana ndamukunda kandi uriya mwana agiye yari afite na gahunda y'uko bagiye kuvanga baricara kujya kubona amafaranga
kanya ariko ngera mu soko ndakaba ubundi akusuha kushyize kanya n'ubundi arangira wowe byumvise kanya arangira wowe rwose ubundi nahije mwita kugira ngo ndebe icyo uriho nabyiza uko ugiye gahunda uko imeze njyewe ikintu nagushakiraga rero njye kuri kano ejo ajyana ne ufite gahunda y'ibazana hanze okay rero nagira ngo ko yakagiye kuzavuga nagira ngo afata gusanga hano ndengana cyangwa ntabiciye imiganda ushaka kandi nimwe n'inama akaza kagusanga cyangwa ibibazo nzego rigeze ngakaze ntacyo bitese cyatuze gusubira mu kazi turasubira tu reka tuze gusubira ubwo uraza kumpa amakuru y'icyo mwaje kuvugana n'uwo muntu ariko mudamu wamubwiraga abanye birabisha sawa kuko ari kumushyira imitwe myinshi ushaka gusenya wabona nanjye nsenyeye kandi nisubire akazi kawe agari gusenya wakira bari mu matiku gusa kandi hamagare wa mwana ahubwo arita base ko nabonye phone ye nawe Allô? Oui. C'est mes outils bébé. C'est mes chéris. Mes fraîches. Yego. On essaie. Naindi mu kabari kano rugundi gufata kamwe. Ko nagira ngo uhansange. Nta kibazo. Nagira ngo uhansange nyine tuganire. Tugire ibyo tuganiraho. Nta kibazo shazi. Wari urahagana hese ubu? Uri mu rugo. Cyangwa ino ndagushaka byihutirwa tebu. Kandi anagukumbuye. Nanjye nuko. Sawa reka ngutegereze. Ngutegereze iminota ingahe? Minota 5. Sawa sawa merci. Ashobora umeze neza se ndabona wahageze kare bo akantu ndiho akantu se tukabasha akantu njya nkashobora wese wagashobora kangaka oya kanyera akaji seriveri umeze ute se ntabwo nari nguherutse bite se urafata gake mufitemo akaji mu nzira byandamo akaji k'akamango gakonje akaji k'akamango urumva ushaka akaji beshe ji koko ndimo ndagenda n'ibintu by'inzoga mbigabanya ndabona baranabyibushye kumva muri kubyibuha cyane kandi maze iminsi njya muri siporo uyu munsi harambiwe gukora akajimu niba maze iminsi ndanibere niyo mpamvu ibintu by'inzoga ndi kugenda mbigabanya umeze neza cyane ameze neza ariko nari ngukumbuye nari ngukumbuye kakanusi ni akantu gashushanyo gasanzwe ndabona n'uyu munsi waje wambaye neza merci wambaye neza rwose ako bebe uriya ndagukunda ako utabizi ako ntabwo ubona ntagukunda ntabwo ubibona ndetse ubona nkukunda
Nuko nawe ndagukunda cyane rwose ntukajya ugira n'impungenge. Yego. Harakonje byo rata. Haba agafirigo gakonjesha. Yemba ndimo ninywera akantu hano. Akantu kameze neza. Cyangwa usomye wumve. Somo rimwe ryonyine. Rimwe ryonyine gusa wumve ukuntu kameze. Shari birakaze n'ibyo abantu babaga. None se bambaye neza cyane. Asumba nazo kurana nambaye nazo Bambaye neza n'ukuri. Ni amafaranga nyine wanyigereje. Ariko mva nkubwire. Uzi ko mba numva iyo nkubuzeho umunota umwe. Oya umunota umwe tutavugana kuri telefone mba numva ndi guhungabana mu mubiri. Amamagaye bwa Igihe cyose mba numva nshagora nkuvugisha. Urukundo nyine. Hari urukundo pe. Ahubwo hari igihe nguhamagara nkabona ntabwo mfashe buriya kubera icyo udakunda kumfata. Gushira hari igihe umuhamagara ndi nko muri douche mu turimo two mu rugo. Undi se ubona nanjye ko mpita nkuhamagara. Ariko se bite na bya by'umugore wawe ko bitarangira ngo tubane. Biriya byo agezeho nsanga yirakaje ariko ndashaka ko tuzamukorera akantu. Ndashaka ko tuzamukorera akantu tukigendera kuko nose n'ubundi ko ntamwihanganira. Arega nta nubwo nkimukunda. Ntabwo nkimukunda. Si ukujya kunjyana za Nairobi? Uzajya kure? Ntabwo ari kure cyane. Ubundi ni icyo wenda uko mbona kwemera sheri nta kibazo. Ntabwo ari kure cyane. Ariko ndashaka ko twigendere rwose ko ndagukunda. Kandi mba numva ntakureka. Rwose ikizaba nzanga umuti urumva ariko nagutwaye. Sibyo? Noneho icyo nari nguhamagariye. Cyo nagira ngo noneho gahunda tuyishyire mu gikorwa. Tugende duhite twibanira. Ahantu narahateguyeho tuzibera urumva ibintu byose narabiguze. Tuzahita twigenderayo. Azashiduka twaragiye. Ako niko bigomba kugenda. Tuhatinze bashobora no kuturoga. Ntabura ibintu byinshi by'amashyari. Reka tuzigendera. Azashiduka twarigendeye kuko kugira ngo nkureke. Shasinzi. Nawe ndagukunda cyane. Nawe ndabizi neza ko nkunda. Ariko nawe ututungira gabanya. Yemera turikere tuba twiza. Uzajya ugenda utunyigisha gake. Ntabwo inzoga zimenyereye. Ntabwo ari cyane. Noneho rero reka dupange gahunda yo umunsi ni kuwa mbere. Reka nongeye numvaga nshaka ko kuwa gatandatu twaba twigendeye. Sibyo? Nabiteguye neza nibanga. Nawe ntabyo azi. Tayari umugambi tuwunoze. Nta kibazo sheri. Sibyo? Rero ndashaka amafaranga yo kuba ningura utuntu tw'udukoresho twanjye. Amafaranga? N'ibihumbi 500 hanyuma nkagenda nshaka gushopinga tukazagenda nta kibazo mfite. Amafaranga ushaka kugura utuntu? Nzira niba uri buze kuyabona nimugoroba wenda ukayama atangira nkitegura. 500 nibura nimugoroba. Ariko reka hano mfite 2.5 hano. Sibyo? Nabanyagwaye kuri telefone. Sibyo? Hanyuma yenda andi nkaza kuyagwa nimugoroba. Nta kibazo. Nanjye ndaje nje mu mujyi nje kureba utuntu ngura twibanze. Mu mujyi. Si kuri nimero yawe. Ndumva yakugezeho. Hanyuma andi ndagukunda rwose. Uzo kuyama nandire mugoro. Ndaza kuyagwa ntacyo. Noneho reka tugende. Anduraza kuyabona nimugoroba. Ngiye kugenda. Uraru yamaye. Ndayagwa ntari. Ariko kwa gatandatu niyo gahunda. Sibyo? Tujye kwishyura hariya. Hanyuma twigende. Naze tuganire biriya bintu byana ko bashaka. Nagira imyaka 10 urabisa ko buri mwanda. Nuko mwagaze. Chantal se. Ntabwo wakinze.
mama Linka komera cyane ntabwo ntinze mbese utese reka nigusanga ndi aha kwinjira nanjye hari utwo nari ndi gukora mu rugo namuhora se kumpamagaye ndabona bifashe neza icyayi nawe uzanira reka nta kintu nshaka uyu munsi ndi mu masengero yego se ego ko ese ni tudasengera abagabo bacu kugira ngo indani zibatwaye baragiye aha turaseka mubwire ntabwo ziri hejuru n'ahamwe nanjye kuva numva nubwo manywa kiba cyananiye ego ndashaka gukora amasengesho kuko ntabwo ari byo uranka ngo ikintu gitumye nkubamuka biriya bintu nabyibajijeho sinasinziriye sinagize iki ikibazo umuntu arifata nkamwibuka icumi n'umusakabiri buriya nkamubwire ngo dufite n'ibibazo rero dukwiye gusengera hari amakuru waba wamenye se kumpamagayira impamvu rero no kugira ngo mbikubaze neza nanabikubwiraho wenda dufatanye mu buryo bw'amasengesho kuko biriya bintu ari byo gusengera ntabwo byoroshye ariko udasenze uzababura reka nkubwire aha ntabwo byoroshye indaya zarashinyitse amenyo zirabajyana se ntizibajyana urende uko umuntu asa nk'urukuye wowe wenda ni wa mukozi wawe uko umuntu nk'urukuyeho ni nyir'urugo ego mani sinzasanga ngiye kukubaza ikibazo kimwe gusa kimwe gusa